kw'isano isano bifitanye ese ubundi bihurira he isano. Welcome back to my channel. Welcome back, guys. I'm Carine Joy. Murakaza neza kw'isano show. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, twatangiye isano show duterwa n'inkunga na Mikago 7 company ikora ibikoresho byo mu nzu byiza cyane, bafite intego ivuga ngo bahato kandi wisanzuye. So urumva ko ni ibikoresho bikoranye ubuhanga. So guys, muri iyi minsi rero mfite this one target ku having a just like 1.7M views. Niyo mpamvu mbona muri title marabishyizemo we just have to move from here to there. Nukuri nindamuka ngize 1.7M views abantu mubyumvishe nona I'll buy something for you real. Nukuri truth is on me kandi please I'm very sincere. Reka tubikore. Today mu isano show dufite I like that. Uyu munsi dufite nanjye title yangazana ku mutima ndavuga ati wow, this is nice. Dufite title yitwa Don't Judge a Book by its cover. People have been like murabyumva cyane ugasanga umuntu yamusuzuguye. You don't know. Ntabwo uzi ukuntu bimeze. Nabibonye no muri filme yitwa Impanga series. Hari episode bafite ntabwo nyibuka neza ariko hari episode bafite irimo umugabo nyine witwa Rwema, muramuzi abantu mureba Impanga series. Rwema nyine yigira umuntu w'umushoferi kandi akize nyine. Niyo mpamvu nyine ngo Don't Judge a Book by its cover. Hano dufite utuvideo rero nk'uko musanzwe mubizi ko dukorana ku tuvideo tukatureba and then we back tukavugana muri comment section tukaba free tukavuga muze kuba free mumbwire. Okay. Back to the brain. Let's go. Oh my god! Wow! Mundi giklase kimeze gutya. Why is shaking? Kuri gutitira. Bijyana kuyinsa kuriza. What the hell? What the fuck? Rimwe guteranyaho rimwe f-1 ndabona rwose be genius. The object exercise ari kwiga wait fuck what are you doing? Oh my god. Ego mana yanjye aka kantu aka gaturage kaje muri class yacu kaje ryari murebe n'ukuri. No wonder she was as a buck in her face. Yewe ninde muntu usubundi ushaka kukareba ko nakakifutse. Oh, Nick. Hey. Niko ngwino ureba gaturage kaje muri class yacu. Nike vayo. I think I found your little girlfriend. Muramwumvishe umukobwa n'umwana mubi mundatekereza nkuboneye girlfriend nkuboneye gasheri noneho kagaturage bararabuze sheri. Ayiko mana yewe dore iminwa yezatawe. Ndabizi wamukunda. Ngwino sha wabaye simbwa igihe kinini wakintu. Mbega abana babi. But come on, she's so mysterious. Ngurona ngatarenze gafite umuto y'amana. Yewe data we. Sana hano gahambirwa turi n'ibindi kureba. So nk'uyu ndamukorera iki koko? Buzibiri nicyo bari kureba koko. Nta n'ikintu kirimo. Ni iki kintu kigira cya danjera? So mu bantu mbakubite. Can you give that back, please? Wakama koko please. Bitaraba bibi. Get it from me. Oh, bantu biyenza baragwira. Come get it from me. Ngwino gafata kankuyeho, right? Oh, you know what? That was really mean. Sorry. Yo, ndisi banza n'abaye kana kabi. Sorry. This is not genuine. Whoa. Are you gonna cry?
Ngiye no kurira se. I know it is. She's just a little thirsty. Yo. Reka tukwigirire. My God. They are so mean. Reka abana b'abagome. Yewe. Zana kira nandi we. Yo. Nerdy bitch. Ndabona wabaye disi. Nice. Byari byiza pe. Mwambonye. Yo, mbega ibintu byiza. Wow! Bakwemeza mukubisa gake. Kubita we, ntumenyere. This is fun. Umunota umwe. Wow! Reka nkwereke. Beta. Isahane nkawe uri mu biki. Wow, this is nice. Ay, katata we, mwongere munkoreho sha. Wow, mbonye ibintu byo gupostinga uyu munsi we. Mbonye utuntu two gupostinga kijyanye n'ikigoryi. Kubita. Kano karababaza. Reka tukwemeze rimwe. Kubita. We nyamunini jya hasi. Ndapfuye nyagasani we. Ayiwe kamenirya. Birazageje uburyo abana bafana. Karate mama yanyigishije zifite akamaro we nimuzansuzugure. Gasuzugura kabi. Urabyutse se? Wow. Akaninywera amazi. Ese ajugunyemo agacupa arangije kunywa amazi ajugunyamo na kontaki y'imodoka. Did you see that? Mbonye kontaki iguyemo arakanyitore n'ibintu bya danje se. Dore ni wa muhungu nakubwiraga wa wundi wari wankunze. He looks homeless. Ew, girl, what is wrong with you? Ese warasaza uriya muntu uri gukora mu bintu by'itrash kandi ngo niwe ngo wagukunze n'ushaka kunyereka warasaza. Oh no. So no. No, Ferrari? No, it's not. Oh my God. We. Oh my God, is this? Urasi wa mugabo wari muri trash kandi twavugaga ngo yabuze ahaba. Ni we se cyangwa niwe. Ningesha mwambonye se. Rekana n'abikoreje. Rekana n'abantu ba fake. Tutu video nyine twari interesting turigisha. Did you see the first video? The first video uramwana uburyo yari ari kwigira ameze. Urabona kuntu umwana ubu muri class ameze nyine nk'umwana witonda buri muri class biragoye kumumenya. Ameze nk'umwana witonda bakiza ceceke yari kwisomera igitabo. Muri abantu bacecetse buriye. Nyamune batinya. Ngusoma igitabo abana bamwiyenzaho arabanza arabihorera bamukuvugira yabanje nabaharasti one ngaramubwira ati wanzane ako gatabo undaramubwira ati ngwino ukafate none ukagira tukereka nze nkafate bonye byaba yabakubise tabereka ko buriya hari ukuntu umuntu musuzugura ukabona no umunyantege nke ari weak kandi nuko bamurebye nyuma gushya kandi ntabwo wamenye imbere icyo afite ko uze nk'urugero nk'umuntu wize karate wamureba gutya ari kugenda ukahita umenya ngo yize karate no kandi ngaho reba no mugabo ino video ya kabiri turebanye uburyo yari imeze. I'm sorry, this was unexpected. Okay, uyu mugabo nyine iyi video ya kabiri turebanye
uburyo ngera ari gutoragura contact niyo yari yaguye muri trash can ijyanye n'agacupa. Bari abakobwa bo bamubonye bagira ngo ni umuntu nyine uri aho utagira ahantu, noneho yari yanikuye yambaye agasengero umeze nkaho nta n'imyenda afite, nyine ariyoshya nyine avuze ati ngiye gutora, reka ishati yanjye idacika, reka ntware nyikuremo. ubwo babibona nyine, kandi yari umukire, fasha umuntu ufite Ferrari aba ari umukire pe byanyabyo. Niyo mpamvu rero mbihuza n'ubuzima busanzwe. Nakunze kugaruka ku mpanga kuko impanga nanjye yaranyigishije, n'akavideo kanyigishije no uyu munsi ntakazanye ariko nzakazana kabisa. Uburyo Rwema na episode abantu muyireba nyine, abantu mutayireba nyine wenda hari ibyo mutari bumva ko abantu biyireba. Uburyo Rwema aba yigize umushoferi agakunda n'umukobwa, umukobwa akamutuka ati wambwa, yaramutuka ngo wambwa. Undi none akamubwira ati okay nta kibazo kankure, kamubwira ati nta venir ufite, buriya ntitugasuzugura abantu kuko you never know, ushobora no kubona ubu ngubu ari umwana muto, ejo akaba umuntu mukuru, akaba ministre, kwa kundi wamusuzuguye ko ntabwo wari uzi ikimurimo, ugasanga ejo bikuviremo ingaruka. N'ukuri nk'urugero ushobora nko kubona nk'umuntu nyine nk'umukecuru akamureba ati se nkakara agakecuru, reka nkakorera ibyo nashaka n'iki n'iki. Nk'umukecuru ntuzi ibintu bimurimo, aba yarabonye ibintu byinshi kukurusha cyane. Ushobora gusanga ari nk'umusaza wamusuzuguye cyane, cyangwa se ari nk'umuntu uri aho w'umuturage wiziye aho ntumenye ngo bimeze gute. Nk'urugero naguha nk'iy'abantu, bano bantu baba bameze nk'abasipayi, baba bakorera nyine, baba bameze uko nyine bakorera nk'ibintu, zaraza nyine akaba mu buzima busanzwe kuko abashaka kugira ngo, kuko mwebwe abantu nyine twebwe tujajinga book by its, nyine turebera inyuma tukati tuvuga ngo uyu muntu nuko ameze. We rero araza nyine akakora buri kimwe nyine mu ibanga, ubona ari umuntu usanzwe kuzi ikimurimo. Niyo mpamvu utagomba kureba straight umuntu gutya ku isura ngo uvuga ngo uyu muntu ari weak, ngo nta kintu ashoboye, ngo mbese ntabwo nyine ari enough, ntabwo ari enough ibintu wakora. Wowe just try him or her, ubanza urebe ibyo bintu afite mbese bingana iki, capacity ni iyi. Mwakoze kurebana iyi video ya mbere n'iya kabiri, nanjye byari byiza, tukaba inspired twese. Nizere ko mukomeze mumbwire mwabibonye gute, se mubifata gute. Ese nawe ureba umuntu ugahita umureba ugahita ubona ngo ari weak, ugahita ubona ngo ni umwana mubi. Ese we ureba umuntu ugahita ubona ngo uyu muntu ni umukene? No, byo ntabwo. Wamaze kureba kano ka video ntabwo wakagombye kuba uri kubikora icyo gihe, kuko tugomba guhinduka. Tureba Isano Show, dukurikirana Isano Show kugira ngo duhinduke mu mitekerereze, tugire imitekerereze yagutse, utekereze nk'umuntu nyine umaze gukura, kuko tumaze gukura tugomba kugira ibitekerezo byagutse. Mwakoze kureba Isano Show, nanjye Isano Show nakagaruka. Duterwa inkunga n'iki kiganiro na Mikago 7, nabibabwiye, ni company ikora ibikoresho byinshi cyane. Ivuga ngo bahato kandi wisanzuye. Ni ukuvuga ngo rero mukomeze mudukurikirane ku Isano Show, mukomeze mukurikirane n'ibindi bikorwa byose bica kuri channel yanjye. So guys, ndabakunda. Isano Show nakagaruka, mugire umunsi mwiza, bye bye. Isano bifitanye ese ubundi bihurira he? Isano Isano